Yes, turongera turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, kampani idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro, tubashakira abakiriya bayikodesha, ndetse tunakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano n'ibindi byose tubasha kubibakurikiranira. Si ibyo gusa, kubera ko turanabubakira amazu meza agezweho ajyanye n'igihe, ari nako kandi tubasha no kubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse no gusana. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho yanyu cyangwa se ku masikirini yanyu, muri kubona inzu nziza cyane ya kadasitire y'akataraboneka, ifite pariseri nini, mbese inzu nziza cyane. Mbere ko mbabwira ibyiza by'iyi nzu, ndagira ngo wowe utarakanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, ubanze ubikore ndetse ukore share, ukande kukazogera, kugira ngo tujye tubana n'inshuti n'abavandimwe umunsi ku wundi, twese tubashe kuzamurana. Nk'uko rero nari ntangiye kubabwira, iyi nzu akaba ari inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu iri Kabeza kuri kaburimbo rwose, iyo muri karitsiye, ahantu heza cyane muri karitsiye igezweho. Uyise mu kiminisitiri ntabwo waba wibeshye, kuko ari karitsiye ituwemo n'abaminisitiri, Kabeza. Iyi nzu rero akaba ari inzu ya kadasitire nziza cyane, ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo bihagije, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira salon nini cyane, saramanje ndetse na kwizine byiza binini. Si ibyo gusa, kubera yuko ifite na annex twavuga ko igizwe wenda n'icyumba wenda twakwita icy'umukozi, ikagira stock, ikagira igikoni cyo hanze, ikagira na dushe na tuwarete byo hanze. nk'uko muri kubibona ku mashusho, ibyangombwa nkenerwa byose birahari, ndetse ikaba ifite n'ikigega cy'amazi kinini, ku buryo nta kibazo cy'amazi ushobora kugira, uretse yuko muri iyi karitsiye ikibazo cy'igenda ry'amazi cyabaye amateka. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye yose, ndetse agiye avanzemo na za ruriba nk'uko muri kubireba. Akaba ari inzu iri muri karitsiye nziza cyane rwose, nk'uko nabibabwiye nyine mu kiminisitiri. Iyi nzu rero ikaba ifite pakingi nini cyane, nk'uko mubibona, ibasha kujyamo imodoka 6 rwose. Muri iyi nzu zishobora kujyamo, cyangwa se imodoka 4 nini, zimwe z'imizinga nyine z'amajipe nini. Ikagira na jardin nziza cyane, nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho. Muraza gutangazwa n'igiciro cy'iyi nzu, kubera yuko nta nzu zimeze gutya zikigura amafaranga ndi bubabwire. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, nyabuneka. Akandi gashya k'iyi nzu, cyangwa se ikindi cyiza cyayo nakubwira kidasanzwe, ni uko iyi nzu ugiye kwigurira ifite assurance yose y'umwaka wose. Bivuze ngo iyi nzu iramutse igize ikibazo cy'ubushye, ikibazo icyo ari cyo cyose, assurance yakwishyura. Urumva ko ari inzu nyine y'umusirimu, ibintu byose biteguye kandi ruzungu. Mbibutse ko iyi nzu ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, dushe na tuwarete 3, urwambariro, icyumba kinini kiri principal, gifitemo garde-robe, kikagiramo n'urwambariro cyangwa se dressing room cyangwa se vestiaire, aho ujya kwitegura utabangamiye mugenzi wawe igihe we yaba agikeneye gukomeza kuruhuka. Ikagira nyine salon, saramanje, cuisine moderne, ikagira ndetse annex, ikagira parking na jardin bihagije. Ikaba yubakishije amatafari ahiye avanze na ruriba. Ni inzu rero y'akataraboneka. Iyi nzu rero ikaba ifite gypsum, parafo ya gypsum muri salo, ndetse n'ibindi byumba byose bikaba bimeze neza cyane. Mbibutse ko iyi nzu nabwo yuko ifite n'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, cyangwa se assurance incendie. Iyi nzu rero turi kuyigurisha mu by'ukuri amafaranga make cyane, nta yandi rero, ni amafaranga ari munsi ya miliyoni 100.
inzu nk'iyi iri kugurwa munsi ya miliyoni 100, ibaze yuko iki kibanza iteretsemo ubwacyo kitajya munsi ya miliyoni 50 yabaye make, miliyoni 50 yabaye make. None si iyi nzu ubwayo ntago wapfa kwibakisha miliyoni 50, ushobora kuguhagarara nka miliyoni 60. Ni bya bindi rero ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu munsi ya miliyoni 100 turayiguha. Ni ukuvuga ngo miliyoni 100 uraza twumvikane, uvuga uti nyabuneka ngewe mfite aya ngaya nimumfashe iyi nzu.